Yes, reka ngusuhuze nkwifurize ibyiza. Undi munsi andi mahirwe. Nanone kuri wowe wifuje gutura muri site ahantu heza cyane. Uyu mutungo ndimo kukwereka ni ikibanza cyiza kinini kirimo ndetse n'iyi nzu. Hari n'indi nzu iri inyuma, ni ku muhanda ukurikira umuhanda wa Principal. Iki kibanza cyangwa se iyi nzu iri mu kibanza kinini ari nacyo tugendereye cyane, kiri ku mihanda ibiri. Hari umuhanda uzamuka n'umuhanda utambika. Ni ikibanza mu by'ukuri gifite ubuso busaga 500, ariko mu by'ukuri nibamara guca imihanda ya site bamaze kuyagura kizasigarana ubuso bugera muri 320. ni ukuvuga yuko ni ikibanza cyiza kirizaba kiri ku mihanda ibiri ya site ndetse cyegereye umuhanda Principal. Urabona ko na ahantu heza. Mu gihe utarabasha kubaka izi nzu zirimo nazo waba uzibyaza umusaruro mu buryo bugiye butandukanye. Mu gihe utarabasha kuhubaka mu buryo bwa site, izi nzu waba uzibyaza umusaruro. Ni ikibanza kiri ahantu heza hashashe nk'uko uri kubibona. Ni ikibanza kiri kuri view nziza. Nakubwiye yuko kiri ku muhanda wa kabiri uvuye ku muhanda Principal, nako kiri ku muhanda wa mbere uvuye ku muhanda Principal. Ni ahantu heza ku buryo kuhubaka kuhageza ibikoresho bitagoye. Uyu mutungo kandi ufite icyangombwa cyawo cyihariye ku buryo ukimara kugura uhita ukorerwa mutation nkuko uri kubibona muri screen yawe. Ni miliyoni 35 n'amafaranga n'ubundi asanzwe agura ikibanza cyiza muri iyi site ya Gisasa. Uramutse uwumva wagura iki kibanza, uramutse uwumva wagura uyu mutungo, izi nzu ziri mu kibanza kinini, wanyandikira kuri iyo nimero iri muri screen y'iyi video. Ushobora no kumpamagara hanyuma ubundi tukaguhuza n'uyu mutungo ndetse na nyir'ubwite. Asigaye ubundi ukimara kugura uhita ukorerwa mutation, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Nongere nkwibutse ko uyu mutungo uherereye muri site ya Gisasa, hafi mu centre ya Gisasa, bakunda no kuhita kwa polisi. Niba nawe kandi ufite umutungo ushaka ko tuhuza n'abakiriya, nimba ufite inzu, niba ufite ikibanza, nimba ufite nanone imodoka, wampamagara cyangwa se ukanyandikira kuri iyo nimero, hanyuma ubundi umutungo wawe tukawuhuza n'abawukeneye n'abakiriya bari ku isi yose. Bye, ciao.